Muhawe ikaze kuri YouTube channel yacu kandi ari nayo yanyu. Tubashimira imbaraga mushyiramo kugira mudutere imbaraga. Murava wanyu nuwingira kamaro cyane kandi ubushobozi bwacu buturuka kuri mwebwe. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu tugaruka ku hantu ndangamurage hagiye hatandukanye mu Rwanda. Uyu munsi mu kiganiro cyacu rero tukaba tugiye kugaruka kuhitwa ku Ntagara. Ahantu hakaba ari ahantu habaga Nyabingi. Mbere na mbere turabanza turebe Nyabingi ni muntu ki. Ibitabo by'amateka ndetse n'abanditsi b'amateka muri rusange bavuga ko Nyabingi yari umwamikazi wo mu Ndorwa. Turabanza turebe icyatumye abanyarwanda batangira kwambaza ndetse no kubandwa, guterekera Nyabingi ndetse no kumusenga muri rusange. Turaza kureba aka gasozi ka Ntagara bavuga yuko uyu Nyabingi abanyarwanda bambazaga ariho yaguye, bivuze ko ariko yapfiriyeho. Ese impamvu ni iyihe? Uyu Nyabingi wari umwamikazi wo mu Ndorwa yapfiriye hano ku Ntagara. Uyu musozi rero ufite amateka akomeye cyane mu Rwanda rwo hambere, niwo tugiye kugaruka mu kiganiro cyacu cya none. Tubahayemo ikaze kandi tubasaba ubufasha bwo gukomeza kudutera imbaraga mukora subscribe kuri YouTube channel yacu kandi ariyo yanyu, kugira ngo muzajye mubona video nshya zibageraho uko zisohotse, kandi turabashimira ibyiza mukomeza kutwereka. Tubahaye ikaze. Izina Nyabingi ngo rikomoka ku ijambo ry'igihima ryitwa bingi, risobanura byinshi mu Kinyarwanda. Nyabingi rero bivuga umuntu utunze byinshi. Mu myemerere yo hambere, Nyabingi yari umwe mu bazimu bambazwaga mu Rwanda ndetse no mu karere uherereyemo. Reka tumanze turebe aka gasozi kitwa Ntagara Nyabingi yaba yaraguyeho. Ntagara ni agasozi gato kari hagati y'umusozi muremure wa Kajerijeri na Kabona hafi ikiyaga cya Burera. Ahahoze ari mu Bugara, bivuze yuko Ubugara bwari agace k'u Rwanda rwo hambere. Ubu ni mu mudugudu wa Ntagara, akagari ka Kabona, umurenge wa Rusarabo, akarere ka Burera, mu ntara y'Amajyaruguru. Aka gasozi kazwiho kuba ariko Nyabingi yaguyeho, ndetse n'ubu kariho indaro bakimwambarizamo. Ubundi Nyabingi ngo yari umwamikazi wa Ndorwa wagwaga neza cyane. Ibyo bikaba byaratumye abantu benshi bamuyoboka. Nzira ya Muramira wari utuye mu mazinga y'ikiyaga cya Burera, agategeka Ubugara bwahanaga imbibi na Ndorwa, amugirira ishyari ashaka kumwica. Nuko amutumaho ngo aze bahure. Nyabingi ava aho yari atuye mu Kagarama. Ubu aha mu Kagarama ubu ni mu gihugu cya Uganda. Nuko Nyabingi ageze ku Ntagara ahahurira n'ingabo za Nzira ya Muramira. Nuko zimutsindaho n'ibyegera bye. Abacitse ku icumu bakwiriye imishwaro, ariko ntibasubira iwabo. Batuye mu Bugara hafi yo kwa Ntagara, bakajya bakora imihango yo kwibuka no kwambaza nyirabuja bakundaga cyane ari we Nyabingi. Umuhango wo kwambaza Nyabingi warakomeje ukwira henshi mu Rwanda, by'umwihariko mu Majyaruguru ndetse no mu bihugu bihana imbibi narwo. Reka tuze tureba amateka y'aka gasozi kitwa Ntagara bavuga ko ariko kaguyeho Nyabingi muri rusange. Tubanza turebe ese uwambazaga Nyabingi yabaga ari umuntu umeze ute? Ese byakorwaga gute? Uyu muhango wagendaga gute? Ese n'uwe musaruro wavaga mu kwambaza Nyabingi? Byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Nk'uko bigaragaza mu bushakashatsi bwakozwe n'inteko y'umuco, ngo uwambazaga Nyabingi yabaga afite ikibazo kiri mu muryango, nk'umwana we yararwaye cyangwa se ikindi cyose, akabikora agira ngo Nyabingi amufashe kukibonera igisubizo. Bivuze ko ari nko gusenga kw'iki gihe. N'ubundi gusenga kw'iki gihe, umuntu ajya mu kiliziya cyangwa se mu rusengero agatakambira Uwiteka agamije kugira ngo abone igisubizo cy'ikibazo cyiwe. No mu Rwanda rwo hambere rero nuko byagendaga. Iyo abantu batangiraga kwambaza Nyabingi, bazaga bashaka igisubizo cy'ikibazo bafite. Babaga ari umwana urwaye cyangwa se ikindi cyose cyabaga kibabangamiye. Uwambazaga rero yajyaga kureba umugirwa akamubwira ikibazo afite, nawe akakimugereza kuri Nyabingi.
umugirwa rero muri icyo gihe yabaga ari nk'intumwa, nk'uko muri iki gihe habaho intumwa cyangwa se abapasiteri cyangwa se abapadiri. Bivuga yuko nk'uko muri iki gihe umuntu agira ikibazo yashaka kugitura Imana cyangwa se kukibwira Imana, akaba yagenda akabwira umukozi w'Imana ngo akimugereze ku Mana cyangwa se ngo amutakambire ku Uwiteka. Uwo rero muri iki gihe bita umuhanuzi, kera yitwaga umugirwa. Bityo rero wabaga afite ikibazo yajyaga kureba umugirwa akamubwira ikibazo afite, yamara kukimubwira wa mugirwa nawe akakimugereza kuri Nyabingi, nk'uko intumwa nayo ikigeza ku Uwiteka cyangwa se Imana muri rusange. Ubwo rero Nyabingi ngo yamenyaga igitera icyo kibazo ndetse agatanga intsinzi. Kugira ngo ushaka intsinzi ayihabwe, yazaniraga umugirwa amaturo arimo inzoga, ihene cyangwa inka, akayamusohoreza kuri Nyabingi, nawe akamugushiriza abazimu neza. Birasa neza neza no gutura kw'iki gihe. Uretse ibinyobwa, ibiribwa cyangwa ibitungwa, mu byaturwaga Nyabingi harimo n'abana, abakobwa ndetse n'abahungu. Umwana utuwe Nyabingi yarerwaga n'umugirwa akamugiraho uburenganzira bwose. Iyo yabaga ari umukobwa, umugirwa yashoboraga kumurongora we ubwe, kumushyingira umuhungu we cyangwa akamukosha akamushyingira ahandi. Iyo yabaga ari umuhungu yaramwubakiraga akamushingira urugo. Nubwo muri iki gihe benshi bazi ko kwambaza Nyabingi byacitse kubera iyobokamana byazanywe n'amadini ya kizungu, ntibyacitse burundu kuko hari abantu bake bakimwambaza nubwo babikorera mu rwihisho. Aha twavuga nka Girumpatse Anastase utuye mu mpinga ya Ntagara hafi y'amashuri abanza ya Bisayo, uhafite indaro ebyiri. Izo ndaro ebyiri zambarizwamo Nyabingi. Ubwo abashakashatsi b'inteko y'umuco basuraga uwo mugirwa muri 2016 ntibabonanye nawe kuko yari mu ruzinduko, ariko bavuganye na bamwe mu muryango we ugizwe n'abagore 7, abana n'abuzukuru be. Uyu muryango wo ntuhisha ko wambaza Nyabingi, benshi bita Nyiramubyeyi, dore ko ari nawe utuye igice kinini cya Ntagara, agasozi bivuga ko Nyabingi yaguyeho. Nubwo imyemerere ya Nyabingi yari imwe mu Rwanda, inkomoko y'uwo mukobwa ntivugwaho rumwe. Bamwe bavuga ko yari umushambo, akaba umukobwa wa Nyakajunga na Nyabunyana. Nyakajunga niwe sekuru wa Gahaya ka Murari, umwami wategetse Ndorwa bwa nyuma mbere y'uko kwigarurirwa n'u Rwanda. Abandi bavuga ko Nyabingi atari umukobwa w'umwami wa Ndorwa, ahubwo yari umuja waturutse mu Rwanda ahunze, bagiye kumuroha kuko yari yarasamye inda y'indaro. Ageze Ndorwa yigira ibwami, icyakora ntiyigeze ashaka kuko yari umukobwa w'impenebere kandi yapfuye akecuru, nk'uko bigaragara mu kiganiro cyanditse na Paulus mu 1958 kuri page 120. Dukomeje n'ikiganiro cyacu rero tugaruka kuri aka gasozi kitwa Ntagara, bivuga ko ariko Nyabingi yaguyeho. Iyo bavuga amateka y'umuryango wabo, abagirwa bo mu bwoko bw'Abazigaba ngo bakomoka ku Bahinda b'Ikaragwe muri Tanzania, ubu batuye mu murenge wa Butaro, akarere ka Burera, intara y'Amajyaruguru. Bo bavuga ko imyemerere ya Nyabingi ikomoka kuri Nyampundu, umukurambere wabo witwaga Nkara, ngo niwe wazanye na Nyampundu mushiki wa Ruganzu wa kabiri Ndoli bavuye Ikaragwe. Uhereye kuri uwo mukurambere ukageza ku witwa Munyankuge ukiriho kugeza ubu, ibisekuruza byabo bagirwa ngo bikurikirana bityo: Nkara, Gahu, Gasabo, Rutabuza, Bujune, Ntenderi, Kazoba, Bicundiro, Mugara, Dwema, Sentabire, Gahuru na Munyankuge. Mbere yo kugera i Butaro ukomotse Karagwe, uyu muryango watuye Impimba muri Uganda, Ikirambo hafi ya Bunagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ni Muganza mu Bufumbira hafi ya Kisoro muri Uganda. Dushoje ikiganiro cyacu rero cyagarukaga ku hantu hafite amateka ahambaye mu Rwanda rwo hambere, ndetse bisa neza ko hafitanye isano n'iyobokamana rya gakondo Abanyarwanda bakurikiranaga mu myaka yashize yo hambere. Aha naho twagarukaga haherereye mu ntara y'Amajyaruguru, twabonye ko hitwa Ntagara, cyane twabonye yuko ariho Nyabingi wambazwaga n'Abanyarwanda bo hambere, ndetse bakamukoresha mu kubandwa no guterekera, ariho yaguye. Twanabonye kandi ko hari abahari ubu ngubu bakimwambaza, ndetse twabonye ko hari n'indaro ebyiri zambarizwagamo Nyabingi.
Kuri ubu rero tumaze kureba yuko abantu batakijya mu byo guterekera ndetse no kwambaza Nyabingi no kubandwa bitewe n'iyobokamana ryazanywe n'abakoloni ubwo bazaga mu Rwanda, ndetse bagashinga na za misiyoni zigamije kuvana abantu mu gakondo ndetse bakabashyira mu iyobokamana rigezweho, aribwo batangiye kuzana Bibiliya ndetse n'ibindi. Tukaba twanabonye rero yuko umugirwa nawe yamyeho kuva kera na mbere, ubwo uyu mugirwa ari we uwabaga afite ikibazo yanyuragaho kugira ngo akimugereze kuri uyu nguyu bitaga Nyabingi. Ibi rero byose twabonye hejuru birasa neza neza n'igihe cy'ubu ngubu, aho hari abahanuzi ndetse bamwe na bamwe bakaba batanga n'amaturo bitewe n'icyo bashaka. Bityo rero nk'uko twabonye mu Rwanda rwo hambere naho umuntu wabaga afite ikibazo kugira ngo bakimugeze kuri Nyabingi habagaho amaturo, ndetse bikaba bya bindi ngo iyo ufite icyo ushaka hari icyo wigomwa. Tukaba tubashimiye rero mukomeze kureba ibiganiro byacu mukora subscribe, share, like na comment.